Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane, ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, abantu tujya tubana umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha rero kandi bagirire neza, ndabashimiye mwese abantu mujya mubana nanjye, abantu mujya mumfata mu maboko, abantu mushyigikira, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza, ndabashimiye nanone, ndagarutse rero, ndagarutse kugira ngo tuganire. Hari ikintu maze iminsi mbona nigaho muri jyewe nkasanga burya kwegera Imana ntabwo ari ibintu bigize, ntabwo bivuze ngo kubera ko ngo nkora ibyaha runaka ngo rero ngo ubu ngubu ntabwo nakwegera Imana, oya. Ahubwo twegera Imana ikaduhindura gahoro gahoro, ikagenda iduhindura gake gake, ikagenda ikurema bushyashya, ikagenda niba ari icyo wakoraga noneho ugatinya kugikora, niba ari uko wagendaga noneho ugatinya kubigenda, niba ari ibyo mbese igenda iguhindura gahoro gahoro. Icyo dukeneye gusa, icyo dusabwa twebwe ubwacu ni ukwegera Imana, ni ugusenga, ni ukubyitaho ukavuga uti oke, nubwo byagenze gutya, nubwo naguye muri ubu buryo, nubwo ntashobotse, nubwo buriya hari ukuntu twiyizi, turiyizi, tuba twiyizi ukavuga uti nubwo bimeze gutya ariko Imana iracyari mu ruhande rwanjye, ugakomeza ugasenga, ugakomeza ukiyegereza Imana, ugakomeza ntubiveho, ntubireke ngo wacumuye, ngo waguye, ngo wakoze icyaha runaka, ngo reka noneho ngo reka mbiveho, ngo oya rwose, ngo ubu ngubu ntabwo nemerewe. Ntihakagire ikintu kiguca intege kikubuza kujya imbere y'Imana. Ujye uza uko umeze kose, ega ni inyambabazi, ega uyu mwami ni umunyambabazi, erega iradukunda, kwa kundi umwana atareka kuza imbere ya mama uko byagenda kose, n'iyo yakoze ikosa ukamukubita aragaruka. Ubundi Imana ni data, reka twe kujya dukora icyaha ngo duhunge twigireyo. Nujya ukora icyaha ahubwo ujye urushaho kuyegera, ujye urushaho kuyisanga, ujye urushaho kwibwira ngo nananiwe, ujye urushaho kwibwira ngo ndi kumva mfite intege nkeya, ujye urushaho kuvuga uti iyo nitekereje mbona mfite intege nke, iki kintu cyarananiye, ariko we wampindura, ariko we wankoresha, ariko we wanshyira muri pozisiyo ushaka. Uyemerere Imana, uyemerere kugushyira muri pozisiyo yo ishaka. Yemerere, wibwire uti uyu munsi nacumuye, uyu munsi byanze, ntabwo byangendekeye neza, ibyo nari nzi ko ntari bubeshye ariko byanze nabeshye, nari nzi ko ntari bukore iki ariko byanze nagikoze. Rero mbabarira, ongera unshyireho ubuntu bwawe, ongera unyerekeshe amaso yawe y'imbabazi, ongera undebeshe ubuntu bwawe bwinshi. Mbabarira, ikintu cyose waba wakoze ntugahunge mu maso y'Imana. Ikintu cyose waba wakoze ntugahunge mu maso y'Imana, ntukajye kure yayo, ntukavuge ngo kubera ko nakoze icyaha runaka ntabwo mbasha kugaruka mu maso y'Imana. Oya, garuka, saba Imana imbabazi, ongera urwane nabyo, uyibwire ngo nshoboza, ongera ugushoboze, yibwire ngo ubwami bwawe buze mu buzima bwanjye, ongera wigizeyo, ongera ukureho, ongera undeme bushya, ongera unkorere, ongera unkuremo, ongera ukuremo imyanda yose mu mubiri wanjye. Dusenga isengesho rivuga ngo igiti cyose data atateye muri jye kirimbuke, ubundi
usenge kandi ugaruke imbere y'Imana kenshi, ugaruke imbere y'Imana kenshi. hari inkuru zijya zinezeza muri Bibiliya, inkuru ya Samusoni. Samusoni yavutse ari umunaziri, ari umuntu w'Imana, ari umukozi w'Imana, yakoraga ibintu abantu bose bikabatangaza. Yarwanaga urugamba rukomeye abantu bose bigatangaza. Ariko igihe kimwe umugore aramugusha, amubaza aho imbaraga ze ziri, aramubwira. Igihe kigeze bamaze kumufata, bamaze kumukata imisatsi, ibintu byose byararangiye, arongera ngo yiyumvamo, aravuga ati niki gituma ntasubira imbere y'Imana kuyibwira ngo nubwo nakosheje, nubwo nagize amakosa, ariko niyongere impandi mahirwe. Imana irangije muhandi mahirwe, yongera kwica abantu benshi baruta abo yishe mbere y'uko agwa muri cya cyaha. Bivuze ngo Imana ijya itanga andi mahirwe, ijya iduha amahirwe ya kabiri, ijya iduha amahirwe ya gatatu, ijya iduha kwihana inshuro nyinshi, ijya iduha umwanya ikakubwira ngo oya, ongera birakunda, ongera birashoboka. Rero ni ukuri wikwibuza amahirwe. Njya mbona urugero rwiza ku bana. Abana ni abantu badukorera amakosa menshi, ariko nanone ni abantu batugarukaho byihuse, ni abantu baza kuri twebwe byihuse. Uramukubita akarira, agahora ari uko umuhojeje. Bivuze ngo ntabwo dukwiriye kuba twigumura ku Mana, ntabwo dukwiriye gukora icyaha ngo aho kugira ngo tugaruke ku Mana gusaba imbabazi, ahubwo twigumure, twigire hirya, tuvuge ngo n'ubundi naracumuye, ntabwo ari ngombwa ko ngaruka. Ninde yabikubwiye? Imana ni umubyeyi wacu, Imana ni nyambabazi ku rwego wowe utabitekereza. Na cya cyaha cya kindi ku isi tugucira urubanza, tukagucira urubanza. Yesu yabwiye abari bamuzaniye ngo umugore wasambanye, baramubwira bati ngaho mucira urubanza, uyu twamufasha. Arangije ngo arababwira ngo utarakora icyaha namutera amabuye. Twebwe abo ducira urubanza ni abanyambabazi imbere y'Imana. Twebwe abo tubona ko ibintu byarangiye imbere y'Imana ni abanyambabazi. Ntabwo nzi niba ubyumvishije, ariko ndashaka kukubwira ko wowe wiyumva ukavuga uti njyewe ndiyizi, nshobora kuba mbikubwira ukavuga uti wowe ntabwo nzi. Ushobora kuvuga uti njyewe ndiyizi, njyewe ibyanjye ndabizi neza. Ariko ndashaka kukumenyesha ko Imana ari nyambabazi ku rwego rudahwanye n'uko wowe ubitekereza. Bya byaha byawe bya nyuma, bya byaha ubona ukavuga uti nta muntu usibye n'Imana, rwose ntabwo byakunda, usibye n'abantu n'Imana ntibishoboka. Ibyo nibyo yaje kubabarira. Ndimo ndakugira inama, ndimo ndakubwira ngo garuka ku muremyi wawe, ndimo ndakubwira ngo Imana ni nyambabazi mu buzima bwawe, ndimo ndakubwira ngo Imana ni ya yindi aho abantu bakurambiwe wowe, aho abantu bakuzi wowe cyangwa njyewe, Imana iratubabarira byose, ititaye uko abantu bakuzi, ititaye igihe umaze mu byaha, ititaye igihe umaze ubikora, ititaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Imana ni nyambabazi ku buzima bwawe. Nicyo nje kukubwira, nje kukwibutsa ko nta cyaha gikwiriye kugutandukana na Data, ahubwo icyaha cyose kigusunikire gusubira imbere y'Imana no kubwira Imana ngo mbabarira. Shalom.